Babyeyi namwe banyeshuri, Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy ibifurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2024. Mu kuzirikana kandi abandi banyarwanda babyifuza, twabafunguriye chaîne ya YouTube igiye kugicishwaho amasomo akurikira. Tuzabigisha guteka amafunguro atandukanye, gutekera ibirori cyangwa iminsi mikuru, gukora imigati, gato na biscuit, kwakira neza abatugana. Tuzabigisha imirire myiza ku mubyeyi utwite, uwonsa, abana bato ndetse n'abakuze. Tuzabigisha kandi ibijyanye na parike, ubwikorezi bwo mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi. Tuzigana kandi namwe icyongereza cyo kuvuga n'ibindi bitandukanye. Kugira ngo utazacikwa na kimwe rero, jya kuri YouTube ukore subscribe hakiri kare kuri Keta Rwanda Remarkable TV. Inshuti bakunzi ba Keta Rwanda Remarkable TV, turabasuhuje. Aka ni akanya rero ko kongera kubagezaho bimwe mu bintu tugiye kuzigana bijyanye no gutegura amafunguro. Ahangaha tukaba tugiye kuvuga amafunguro atandukanye ajyanye no guteka inyama. Inyama ni amafunguro meza anaherekezwa n'ibindi twavuze tuvuga by'imboga z'ubwoko butandukanye, bikuzuza indyo umuntu akwiye gufata. Aha rero inyama tuzafatanya kubereka harimo uburyo ushobora gutunganya brochette z'inyama mu buryo bwiza butandukanye. Tutibagiwe kandi ko tuzabereka n'uburyo wakora brochette za vegetables, brochette z'imboga. Buriya imboga zigira brochette tuzabibereka. Hari uburyo ushobora gukora escalope, nyama yitwa escalope, uburyo bayitegura tuzabereka, uburyo bakora icyo bita beef carbonade, beef stew, T-bone steak, uburyo wategura steak y'inyama, beef stroganoff, hanyuma beef stew washyizemo na vegetables, uburyo ushobora kubitunganya, beef stew Indian style. Tuziga style zitandukanye zo gutegura amafunguro ya beef, uburyo wategura inyama. Aha rero turagira ngo tunabihuze n'amasosi hano dufite y'ubwoko butandukanye. Tuzabereka uburyo ushobora gutegura amasosi, ari amasosi akonje, ari n'amasosi ashyushye. Hano dufite ukuntu tuzabereka uburyo wategura white and brown stock. Hari umufa twifashisha mu gutunganya amasosi kugira ngo isosi yacu ibe iryoshye. Hanyuma dufite n'uburyo tuzabereka uburyo bakora roux, ni ubwoko bw'imvange yifashishwa mu gufatisha amasosi kugira ngo mutazajya mutegura isosi y'umugezi rwose washyira nko ku muceri. Hari abantu bashobora guteka umuceri basuka isosi igahita yimanukira ikajya ku ndiba y'isahane, ntumenye ko hari n'isosi yageze kuri wa muceri. Dukeneye rero kuzabereka uburyo wakora isosi ifashe, isosi nziza ku buryo umuntu yaruye ashyize nko hejuru y'umuceri n'urugero, isosi igaragara yuko ifashe. Ibyo rero tuzabereka uburyo bategura iyo roux cyangwa se ibindi byose bishobora kwifashishwa mu gufatisha isosi. Tuzabigisha kandi amasosi atandukanye. Hari amasosi tuzi ajya abyara ayandi masosi nanone bita mother sauces. Muri ayo harimo mayonnaise sauce. Isosi ya mayonnaise ni isosi ikonje ariko igira ayandi masosi ayikomokaho. Tuzabereka kandi uburyo batunganya isosi y'inyanya, sauce tomate, atari za zindi tujya kugura, ahubwo ari isosi dutetse ishobora gukoreshwa umuntu agiye kurya. Tuzabereka uburyo batunganya sauce yitwa bechamel sauce. Tuzabereka uburyo bakora velouté. Izo zose ni sauce twakwita sauce z'imbyeyi zibyara ayandi masosi, cyangwa se mother sauces. Sauce espagnol na hollandaise sauce. Tuzabereka kandi n'amasosi yandi atandukanye nka red sauce. Hari amasosi akomoka kuri ayo, hari n'ayandi masosi tuzagenda twigira hamwe namwe azabafasha kumenya neza gutegura amafunguro aryoshye abereye abantu nkatwe tugomba kugira amafunguro meza aho tuba ndetse n'ayo duha abatugana mu bucuruzi butandukanye, mu mahoteli, amaresitora
n'ibigo bitandukanye byakira abantu. Dufite red sauce, white sauce, vinaigrette, cocktail sauce, tartar sauce, sauce tartare, sauce piquante, lemon sauce, curry sauce, sauce provençale, bolognaise, barbecue, sauce bordelaise, sauce béarnaise, sauce andalouse, sauce américaine, mustard sauce, mornay, cream, allemande, normande, mushroom sauce, robert sauce, dufite maltaise na sauce portugaise. Ni amasose agiye atandukanye tujya dukoresha cyangwa se duhura nayo ku mafunguro mu mahoteli cyangwa ahantu hatandukanye tujya tuyakirira. Ibi rero bizazamura ireme ry'imyigire yo guteka twese hamwe dufatanyije namwe. Turabashimiye cyane rero, mukore subscribe kugira ngo mutazacikanwa n'ubwoko ubwo ari bwo bwose bwo guteka aya mafunguro. Murakoze. Ikaze muri Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy, ishuri ry'indashyikirwa mu ruhando mpuzamahanga. Twigisha amahoteli n'ubukerarugendo mu byiciro bitandukanye, umwaka wa 4, uwa 5 n'uwa 6. Twakira kandi abiga ubutetsi mu gihe gito, amezi 3, 6 ndetse n'abiga mu gihe cy'umwaka umwe. Mu kwigisha ubukerarugendo kandi turi ku isonga kuko twigisha tugendeye ku nteganyanyigisho zemewe, tukanafasha abanyeshuri bacu kubona aho bimenyereza umwuga biciye mu bufatanye n'amahoteli ndetse n'ibigo by'ubukerarugendo dufitanye amasezerano. Wifuza ibindi bisobanuro, wagana aho iri shuri riherereye ku Kimironko inyuma ya Beka munsi y'urusengero rwa Foursquare, cyangwa ugahamagara telefone ziri kuri ekara yawe. Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe yiga kandi agahuzwa n'isoko ry'umurimo cyangwa se akabona amahirwe yo gukomereza amasomo ku rwego mpuzamahanga, gana Keta tumufashe kugera ku nzozi ze.